bimaze gukura ariko usanga urubyiruko rukunda kugira ikintu nakwita nka entitlement, kumva ko hari icyo bakugomba, bangomba ibi, bangomba kumfasha kugera kuri ibi, bangomba. Yes, komeza ugubwe neza kandi gahunda zawe zigende neza, mubwire ngo aho uri hose komeza ugubwe neza kandi wirebera Birashoboka TV Rwanda, gende Eros nk'ibisanzwe, hanyuma tugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare hano mu Rwanda muri sinema, abaririmbyi ndetse dance, modern dance, traditional ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bose tugenda tubakugereraho kabisa, tukubwira amakuru yabo y'ibyamamare agezweho kabisa hano kuri Birashoboka TV Rwanda. Mubwira ngo Tom Close niwe tugiye kugarukaho. Tom Close uherutse kugirana ikiganiro na Lucky Nzeyimana kuri RBA. Mu kiganiro Versus ni bari bageze ku ngingo ya The Truth. Tom Close niwe wari wahiswemo ngi The Truth aze ababwira ukuri kabisa. Tom Close utanga ukuri kwinshi kabisa, yagize ikiganiro cyiza, ni ikiganiro nawe wakumva ukavuga ati cyakoze Tom Close ni umuntu mukuru bitewe nuko yaganiragamo hano. Hanyuma Tom Close ni umwe mu bahanzi b'aba legend kandi twakunze na n'ubu ngubu bagikora, bagifite imbaraga zo gukora cyane kabisa, cyane ko afite n'indirimbo nshasha ari kumwe na Bulldog nawe ni umwe mu ba legend gusa nawe ewana we n'ibindi ni ikivejuru. Uyu nguyu Tom Close hamwe na Bulldog bafite indirimbo nshasha imaze nk'ibyumweru 4 yitwa Cinema, imaze nk'ibyumweru 4 gusa imaze kuzuza abantu bagera mu bihumbi 3 barenga, buribo bamaze kuba bareba iyi ndirimbo isa neza kabisa, ifite na video nshasha. Nyuma Tom Close yaje muri ya njyana imwe ya mbere yaririmbagamo, cyane ko yavuze ko ariyo njyana nziza, njyana yabonye ko injyana ikurura abantu, injyana imeze neza kabisa, kandi natwe twese twagiye tubibona. Indirimbo twakundaga turi benshi gusa na n'ubu zicyumva ku ma social media yagiye atandukanye, indirimbo ucuranga no mu bukwe, indirimbo ucuranga aho uri hose abantu bakamanika bakavuga ati cyakoze uraniwe DJ dufite. Hanyuma Tom Close mu kiganiro yagiranye na Lucky Nzeyimana yavuze ko ku isi tuzaho twabiteguye ndetse twabivuganyeho n'Imana. Tom Close ni umuntu wagize ikiganiro kabisa, wumva nawe ukavuga ati iki kiganiro kabisa Tom Close adutayemo, atubwiye ibintu bikomeye cyane kabisa. Tom Close wakoze kuva kera gusa akaba aba no mu nshingano cyangwa se akaba yarahawe n'inshingano zigendanye no kuba yahagararira ikigo gitanga amaraso hano mu Rwanda, ndetse Tom Close ni umuganga ukomeye wabigize umwuga. Urumva ko yahawe n'izindi nshingano bitewe nuko mu buganga yari umuprofessional, abo twita aba professional babandi bakora ibintu ewana ukavuga ati uyu nguyu yakwiye andi mapeti, bahita bamuzamura gutyo. Hanyuma reka nere kuvuga byinshi cyangwa se ngo mvuge menshi, icyo nkurarikira nukumva ikiganiro uyu munsi noneho ni The Truth. Naje kubaho ukuri ndetse mbabwira ngo ntago ndajyaho ngo nivuge cyangwa se ngo mvuge byinshi cyane, ngo mvuge ibintu byinshi cyane, ngo mbasobanurire ngo ikiganiro wagiranye ngo gihagaze gutya ngende mbivuga ari njyewe. Nge nakuzaniye ikiganiro cyanyacyo, ikiganiro bagiranye Lucky Nzeyimana ndetse na Tom Close. Kurikira ikiganiro ubundi wowe utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane, ndetse wibuke no gukanda kunzogera. Ikindi nkubwira sharinga n'inshuti zawe zibone aho zakura amakuru y'ibyamamare, ndetse nkubwire ngo like niba wakunze ibintu byacu, kanda like kabisa twereke ko wakunze ibintu byacu. Ikindi nakubwira ujye muri comment tubwire ati ahangaha Tom Close yavuze gutya na gutya, byari bihagaze gutya, ikiganiro ni gute, nawe unyibwirire. Nago njyaho ngo nanjye nkubwire byinshi, reka nkubwire ngo kurikirana ikiganiro ubundi tugaruke kuri ino si. Nta muntu n'umwe ufite icyo bihagaze. Nge namaze kugira imyumvire igeze kuri level yo kumva ko kuza ku isi tunabihitamo, buriya niko nge mbyumva. Aho tuba turi tuzanasubira tuvuye hano ku isi ni ku Mana, tuganira n'Imana twebwe ati reka tujye ku isi tujye gukora ABCD, tukaza dufite mission. Nubwo umuntu akubyara rimwe na rimwe ukavuga uti nigeze ngusaba kumbyara, ariko buriya muba mwarabivuganye tu mukiri ku Mana. So icyo kintu rero gituma numva ko nta muntu ufite icyangombwa wowe ni jewe, wenda uwo nagiraho ikibazo numbujije icyo nari nkwiriye, ariko kuvuga ngo wagombaga kumpa lift ntuyimpaye
ntabwo mbigira big deal, wagombaga kumfasha ntumfashije simbigira big deal. Ikibazo nuko yaba ari slot yanjye nari nemerewe ukayinyima aho ngaho nyine urandenganyije, ariko nicyo byanyigishije. Ikindi buriya muri showbiz ni nko muri politiki, njya mbona abantu bavuga ngo muri politiki nta nshuti y'igihe y'iteka nta n'umwanzi w'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo biterwa n'inyungu n'icyo urimo gukorana n'uwo muntu. Buriya sina byiza kuba uri muri showbiz muri entertainment ngo umuntu umugireho beef ndende. Ikindi gihe nize buriya ndi umuntu ukunda ku approachinga, gihe ntabwo nshobora kugirana beef na Lucky ngo mwihorere, ndakwegera nkakubaza se man dufitanye ikihe kibazo. Waba uri umuntu ukunda kuganira ukambwira iti ariko nta kibazo tu, nuko nkakubwira rero basi biriya bintu tubireke tujye ku murongo umwe. Wabishaka tukagenda, utabishaka nyine ugakomeza muri deal zawe, ariko sindi umuntu ukurebera hariya ngo nakumva wenda dufitanye ikibazo ngo mpite ngukurasa mwihorere. Oya, abantu benshi hari abantu benshi babihamya. So guhura n'abantu nk'abo nyine navuga batakoze ibyo bagombaga gukora, nicyo kintu byanyigishije ko ntawe ufite icyangombwa. Umuntu wa mbere ufite icyo angomba n'igihe ubwanjye. Abantu babizi buriya twajyaga dukunda no kuganira sometimes birenze n'abantu ku giti cyabo, ukavuga ati this institution yakaba yaradufashije ibi ngibi. No, iyo ugiye kureba abantu bose bagiye batera imbere bagira uruhare runini mu kuba ubwabo baharanira kugera aho bageze. Ngira ngo twajyaga twumva kera bavuga ngo uriya yagiye nka Roni. Abasaza n'abakecuru buriya uzabegera ubabaze. So ibyo ubwabyo byigisha umuntu ko igisubizo gikura ari ukishakamo. Ntabwo akimuhana akazi imvura ihise. Urakoze cyane. Mfitemo udupapuro hano urakuramo tubiri, sibyo? Utwo ushaka urakuramo tubiri, noneho okay, so urasoma ikibazo unisubize. Ariko mbere ko tutugeraho twihuse cyane, ndasaba director Caleb muri screen ashyiriremo ifoto agiye gushyiramo. Urambwira ibintu bibiri gusa iguha cyangwa yagusigiye ikwigisha. Ifoto iyo uyirebye usigarana iki? Ni ifoto yawe kubera ko ni wowe. Reka turebe director Caleb muri screen, shyiriramo iyi foto, Tom Close ayirebe, narangiza ambwire iyi foto uyibonye wowe usigarana iki, wowe niki wayivugaho. Ibintu bibiri gusa, nurangiza urahita usoma ibibazo bibiri hariya tuhite dusoza. Yes sir. Iyi foto inyereka ko nagize sheke kuba ntarabaye umusirikare. Nicyo kintu navuga muri ubu buzima ntabashije gukora, ariko ntawamenya sindapfa, ashobora kuba impamvu yatuma nkijyamo. Alright, salute, thank you so much. N'ababyeyi bawe, I salute you and I salute for them. Thank you. Twagiye n'ibibazo. Ikibazo kiravuga ngo baguha inshingano mu kigo gishinzwe gutanga amaraso, iryo joro waraye utekereza iki? Thanks, Imana ishimwe icyo kibazo wagitoye kwe. Cyangwa nicyo cyuzuyemo. Shawa. Reka tureka. Jye nabyumvise nka challenge. Okay. Kuko nagize amahirwe ko ari ahantu nari nsanzwe nkora. Hari ibyo uwo nari nsimbuye yari yarapanze gukora, ndetse nanjye ubwanjye nemeranyaga nawe ko ari ibintu bikwiriye gukorwa, ndetse n'ibindi numva nakongeraho. So jye buriya sinjya nkunda gutsindwa, nahise niyemeza kubikora. Ni ukuvuga ngo narinze izamu ryanjye. Ubwo numvise ko inshingano ya mbere mfite ari uko niba umusirikare arimo gukora akazi ke, umupolisi arimo gukora akazi ke, niba uwo ari we wese ushinzwe umutekano arimo gukora akazi ke, n'abandi n'abacuruzi n'abandi bose barimo gukora akazi kabo kuri maximum, nanjye mbonye opportunity noneho yo gucunga izamu cyane cyane ku maraso. So nicyo kintu natekerezaga, ntabwo kigeze kimpangayikisha kuko ni ikintu nandastandingaga numvaga. So ikindi nari excited, ni inshingano nyine zitoroshye, ariko ntabwo nta gihe ikintu niyemeje ntabwo cyananira. Urakoze cyane. Ako akanyuma
ko harimo twinshi dusa wapi indirimbo yawe ufata nk'ibihe byose ni iyihe? shamano uzi gutombora kabisa ukunda ibintu bigiye muri kariyeri mu nshingano byose bigahura nice so ubundi iyo umuntu yambazaga iki kibazo nakundaga kuba biased. Buriya rukunda abafana bakunda indirimbo bikarangira nawe wibeshye ko ariyo ukunda ariyo yawe y'ibihe byose. Ariko akenshi iyo numvise indirimbo zanjye za kera, hari indirimbo wumva yahitinze ukumva ko n'ubu ngubu iyo iza gusohoka muri ibi bihe yagombaga guhitinga. So nkurikije pressure y'abafana na bias y'abafana navuga ndacyagukunda. Ariko nanone nkurikije nshishoje nshize mu gaciro, hari indirimbo nka Sibeza, ni indirimbo yanditse neza cyane, narayumvise ejo bundi numva ni indirimbo nanditse neza. Ariko cyane cyane indirimbo za kera zose, ari nayo mpamvu ubu ngubu nongeye gusubira ku isoko y'iriya message. So ziriya ndirimbo za kera zose wumvaga ko zanditse neza, gusa indirimbo nakubwira kuri jye ndi excited cyane ni indirimbo izasohoka mbere yuko Sami itangira. oya R&B Afrobeat cyangwa come on ni R&B ivanze na hip hop. yawe wenyine collab? Oya ni collab. Iyo collab ishobora kuba ari ibihe byose. So mu gusoza David Mugaragu yahageze, nanjye reka nkuremo kamwe nindangiza nkakubaza. David Mugaragu mukanya uraza kumbwira, Imana ishimwe ko iki kibazo ngitomboye, u Rwanda warusobanura gute mu buryo butanu bwawe? Mu buryo butanu cyangwa bubiri uko ubishaka kugira ngo dukoreshe igihe na neza. Bro, sinzi ko ibi bintu mbisobanuye wenda mu buryo butanu byakunda. Right. U Rwanda hariho u Rwanda ruri physical tugendaho, hari n'u Rwanda rutugendamo. Yego. So urwo Rwanda rutugendamo rero nirwo rushobora gutuma umuntu nka perezida ataraba perezida, ari umusirikare ukomeye mu gihugu mu Bugande, umuyobozi akemera gusiga ibyo bintu akajya guharanira. Twe genza mu Rwanda ndugeramo bwa mbere narizi ko ari igihugu kirenze bitewe n'ukuntu bakitubwiraga. Batubwira, natekerezaga jewe Vision City, niko numvaga ko barabivugaga. Urabona nk'ibi bitabo byo mu Bayehova, ukuntu bashushanya ijuru ukabona intare yicaranye n'umwana mutoya. So u Rwanda nuko twarwumvaga, ariko mpamya yuko nka Perezida Kagame igihugu yari yarakijemo inshuro zirenze imwe, yarakizi, yarazi ko iyo mihanda bavuga ntayihari, iyo noneho akemera gusiga ibyo. So urwo Rwanda rero nirwo, nukuvuga ngo urwo nirwo Rwanda, u Rwanda rwatuma ushobora kuba umunyamakuru, uri umuhanzi w'umusitari, wabona hari umuntu uruvuze nabi ukiyambura iyo fame, ibyo byubahiro, izo complexe. Buriya abantu sometimes bazwi bakunze kugira na complexe yo kuvuga ngo ese iki kintu umufana aragifata gute, se nta mufana ndi bubure, ukaba wakiyambura ukavuga uti reka ngende njye mu ishyamba, njye kurumwa n'imibu, kunyagirwa n'imvura, kwicwa n'imbeho, njye kubohora igihugu cyanjye. So urwo nirwo Rwanda njye numva. Hakaba n'uru Rwanda rero rwiza rw'inyuma tugendaho, tugomba kurimbisha tukarugira rwiza kugira ngo ruse na rwa rundi twifitemo ruri imbere yacu. So thank you, arakoze cyane. Wakoze Tom, iyo niyo segment yacu ya The Truth. Wakoze kuza kandi wakoze ko mu mwanya mu kazi kawe mu nshingano zawe ufite. Imana ikomeze guteza imbere. Ubwo indirimbo yawe y'ibihe byose guhera uyu munsi nzajya nyikwishyuza, ubwo no kugira ngo tuyibone tuzayishyira hano imbere y'Abanyarwanda, abantu bazampamagara bambwire ngo iyi ndirimbo naje kabisa, ndabona ari ibihe byose. Thank you Tom, wakoze cyane. Alright, ni ikiganiro cyiza Tom Close yagiranye na Lucky Nzeyimana. Ikiganiro nawe wumvise, ndatekereza ko wumvise ko ari cyiza. Hanyuma ni ikiganiro bagiranye nubwo bari bageze muri segment ya The Truth rero Tom Close niwe wari wahiswemo ngaze kuba yatanga ukuri ku buzima bwe, ndetse yagarutse no ku buzima bwe bw'akazi, ubuzima bwa muzika, aho hose yagiye atanga ukuri. Avuga ko afite na album nshasha, album
izaba ivanzemo R&B ndetse na hip hop. Ni album izaba ari nziza, izaba iriho n'indirimbo ye y'ibihe byose. Ni indirimbo nubwo yari yabajijwe ikibazo na Lucky Nzeyimana ati indirimbo ukunda cyangwa se indirimbo ufatanye y'ibihe byose niyihe, amubwira ko indirimbo ze yumva ko ari nziza ndetse ko iranjyana yandikagamo yari nziza, ari nayo mpamvu yayigarutsemo. Indirimbo ze zizaba ziri mu njyana imwe ya mbere yakoragamo, gusa yavuze ko indirimbo ye y'ibihe byose ari indirimbo arenda kuzakora izaba ivanze na R&B ndetse na hip hop, na album ye izaba ivanzemo R&B na hip hop kabisa. Afite n'indirimbo nshasha nk'uko nakomeje kugenda bikubwira, ari kumwe na Buddha Bulldog, the king of music in hip hop kabisa. Indirimbo nziza, indirimbo imeze neza yitwa Cinema. Ni indirimbo nawe wareba ukabona ko ni indirimbo ikoze ku mashusho, ni indirimbo iririmbitse neza kabisa. Batanga ukuri, murabiza abaririmbyi ba hip hop no kuri ni batana no gutanga ukuri. Hanyuma nkubwire ngo nge ndi Eros, niba wakunze ibintu byacu biliking twereke ko turi kumwe, unakanda subscribe, kanda subscribe kabisa. Ndetse wowe mushya ubonye Birashoboka TV Rwanda, jya no kunzogera uhakande nanone ibyo dushyiraho cyangwa se inkuru z'ibyamamare zijye zihita zikugeraho ako kanya bidatinze direct. Hanyuma ikindi nkubwira, sharinga n'inshuti zawe zibone aho zakura amakuru y'ibyamamare ameze neza, amakuru aryoshye kabisa. Ujye muri comment, wandike Tom Close, ese iki kiganiro wowe wacyumvisha ute? Tom Close arahana gukoze cyangwa se umubono te? Ese album ye uyumva ute? Mbabwira no kumushyigikira muri album ye, bizagende neza. Ni album izabikoze bitewe nuko yagiye abigaragaza, cyangwa se n'indirimbo yakoranye na Bulldog nayo ubwayo irabigaragaza. Ubwira ngo ngende Eros, twagere tubonane mu yandi makuru aza gukurikira y'ibyamamare. Ciao.